Turakomeza gushimira abantu bose mumaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu TV9 Rwanda. Uko dushyizeho inkuru zacu buri munsi niko muzibonera ku gihe, ndetse nibutse n'abantu batarabikora ko nabo bashobora kubikora ndetse bagakora share na comment ku nkuru zacu za buri munsi. Uyu munsi rero twagerageje kugera ku muvugabutumwa cyangwa ku mugabo umaze iminsi tradinga muri no minsi ku ma social media menshi, aho akora ikiganiro cyitwa True Line, ariko abantu benshi bakomeje kumwibazaho ibintu byinshi bitandukanye, bibaza ese ni pasteri, ese ni muntu cy'ubundi, ese agamije iki, ese inyigisho yigisha azikura hehe. Ariko uyu munsi nka TV9 Rwanda twagerageje kumusanga kugira ngo tubashe nawe kuganira nawe, abashe kutubwira imva n'imvano y'ibyo akora, ese objectif ndetse nimba bizakomeza cyangwa bitazakomeza, kubera yuko hari n'amakuru menshi avuga yuko atangamo impuguro nziza yaba ku rubyiruko, abantu b'ingeri zose zitandukanye. Ariko reka dutangire atwibwira kugira ngo niba nawe utamuzi cyangwa ari ubwa mbere ubonye video ye, ubashe kumenya naho wakura video ze muri rusange, cyangwa ubashe kumenya n'impamvu twamusuye. Ikaze kuri TV9 Rwanda. Murakoze cyane, ndabashimiye namwe kuba mwaje kusura. Nkuko mwabisabye, amazina yanjye nitwa nta mugabo umwe Ishimwe César, ni amazina atatu. Ndi umusore, ntabwo ndi umugabo. Bishibaza ngo ndi umugabo, ya ndi umusore, tazanambuza n'isoko. Ndi umusore vraiment, ndi umusore. Hanyuma rero ku byo nkora ntanga impuguro, ariko impuguro zanjye ziva he? Impuguro zanjye ziva mu ijambo ry'Imana. Izo impuguro rero nzitanga kuri channel yitwa True Line. Iyo channel ya True Line niyo nashyizeho kugira ngo za mpuguro zanjye nge nzitanga, nta bindi nibyo nkora. Nibyo nkora muri make, sindi umuvugabutumwa uzwi cyangwa iki, ariko umuntu wese ushobora kuvuga Kristo, cyangwa se umuntu wese ufite mission yo kugaragaza ukuri kw'ijambo ry'Imana, kuko hari ukuri, hari n'ibitari ukuri. Nta ukuri rero kubaho kose ni ijambo ry'Imana, ukundi baba babeshye. Ariko ukuri rero iyo kubaye ukuri, burya kuba kwavuye mu ijambo ry'Imana, uretse ko abantu batabimenya. Ariko rero ingiye cyo mvuga ni ijambo ry'Imana, guhugura abantu rimwe na rimwe, ariko nifashishije deep ijambo ry'Imana. Nibyo nkora, sinzi niba mbashubije. Murakoze cyane. Hari igihe usanga abantu batangira programme nk'iyanyu mwatangiye y'ibiganiro bacisha ku ma social media cyangwa wenda mu mavugabutumwa nk'aya ngaya mukora, hari igihe bagezamo hagati bagacika intege kubw'impamvu nyinshi cyane zitandukanye. Hari abagera ku ntego vuba bagahita babivamo, cyangwa hari n'abatagera ku ntego nabwo bagagarukira mu nzira kubw'impamvu wenda inzitizi nyinshi cyane ziza zikunda kuba. Ntabwo ibi bintu mutangiye gukora ntabwo ari ibintu byoroshye kugira ngo ube wafata bije yawe cyangwa wafata umwanya wawe uko ungana kose ngo ufate umwanya wo kuvuga ngo nzajya ntegurira abantu video, icyigisho. Nzi ko bifata umwanya. Ese ubundi mbere y'uko ngubaza wenda ikibazo nari ngiye kukubaza, ese bigufata umwanya ki kugira ngo ubashe kuba wategura inyigisho uri bugeze ku bantu nk'uko tumaze kuzibona? Icyo navuga, izi nyigisho cyangwa se izi mpuguro, hari uburyo nka butatu navuga. Ubwa mbere, kugira ngo bigende neza, ubanza kwisobanukirwa, ukamenya urindi, ukamenya talent yawe muri wowe. Ukamenya talent yawe. Iyo umaze kumenya ko ufite talent yo kuba wahugura nk'umuntu, icyo gihe umenya ko iyo tala uyifite. Nta kuconfusinga. Buryo umuntu aconfusinze kuri tala ararindagira cyangwa se arajagarara. Ariko iyo umenye ko ari tala yawe, uramenya ngo ni tala yawe. Ikindi cya kabiri, biterwa n'icyo uhuguriramo umuntu, n'icyo wifashisha. Hari abantu bahugura abantu bitewe n'uko babyize mu mashuri, hari abantu bahugura abantu bitewe n'uko bagiye baca mu training, ariko ngewe mpugura abantu kubera ijambo ry'Imana. Nta kindi rero kibimfasha uretse kuryinjiramo. Nkavuga ngo ese niba naramenye iyo tala yo guhugura, none nkoresha ijambo ry'Imana, birasaba ko nanjye ndisoma, birasaba ko mfata umwanya wanjye. Niba mu gitondo saa 2 njya mu kazi nkavamo saa 11, ni ukuvuga ngo ngomba kubyuka saa 11
nkasoma ijambo ry'Imana, najya kuryama nkasoma ijambo ry'Imana, kugira ngo umwuka w'Imana anganirize, kugira ngo menye neza ntabeshya abantu, cyangwa se ntayoborwa n'amarangamutima, ariko mvuge ibiri mu ijambo ry'Imana. Ikindi cya gatatu, urasenga. Iyo usenze ugasoma n'ijambo ry'Imana, uganira n'Imana neza, ntukonfuzinga, ntiwitiranye ibintu. Ni ukuvuga ngo urasenga, kandi koko ijambo ry'Imana riravuga ngo abasenga data by'ukuri ni abamusenga mu kuri no mu mwuka. Mu kuri se ni iki? Ni true y'ijambo. Ni ukuvuga ngo usenga mu kuri, niba ijambo ry'Imana rivuga ngo abasenga data, ngo dore igihe kiraje ngo abasenga data ni abamusenga mu kuri no mu mwuka. Mu kuri no mu mwuka biba bishaka kuvuga iki? N'amagambo abiri. Hari umwuka ari kwa gusenga ukaba connected n'ijuru, ugakonekita n'Imana. Hanyuma ukuri ni ijambo ry'Imana. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mfata umwanya munini wo gusoma ijambo ry'Imana, nkafata n'umwanya munini wo gusenga, ubundi nkajya mu kazi k'abandi. So rero nicyo kintu nifashisha, nta kindi, kugira ngo ibyo mbwira abantu bibe bivuye ku ijambo ry'Imana by'ukuri. Hari abantu uba usanga koko wenda barabyize mu mashuri wenda yigisha ibijyanye n'iyobokamana, cyangwa mu mashuri ajyanye no gutanga impuguro ku bantu, ariko wowe utubwiye ko nitara gusenga, wenda abanyamwuka cyangwa abantu basenga cyane bo barabyumva cyane, ariko se noneho nko ku muntu utari umukristo, nzi ko impuguro zawe zigera ku bantu batandukanye, yaba uri umukristo, yaba uri umumizirima, katolike, ndetse n'abandi batandukanye. Ese impuguro zawe zaba zifite abantu zigenewe ubundi by'umwihariko? Kuko hari ibintu ushobora kwigisha abantu tukabyumva vuba, cyangwa abantu bakabyumva vuba bitewe n'igice runaka baherereyemo mu rwego rw'iyobokamana. Ese wowe ushingira kuki kugira ngo ubashe gukora ku mitima ya ba bantu bandi bari muri kategori itandukanye n'iyawe? Kuko uri umukristo, ariko hari abandi bakurikirana ibiganiro byawe batari abakristo, cyangwa batemera kristo nk'uko umwemera. Ese kugira ngo ubashe kubakora ku mitima, cyangwa ubashe kubumvisha inyigisho zawe, cyangwa ubashe kugukurikira, ese witegura abo bantu ubategurira gute? Cyangwa iyo mbogamizi yo kuba ugiye gutegurira abantu b'ingeri zitandukanye gutyo, wowe ubikora ute kugira ngo ubashe kugera ku nyigisho ubasha kwigisha abantu? Urakoze nanone kuri icyo kintu mbajije, ariko mbere kugira ngo ngisubize, nk'uko nabivuze, mpugura abantu nkoresheje ijambo ry'Imana. Buriya rero sinzi, ijambo ry'Imana buriya nta kintu kitabamo, habamo ingeri zose. Ni ukuvuga ngo habamo ubuzima bw'umuntu ataravuka. Sinzi niba ibyo mvuga byumvikana. Ijambo ry'Imana ribamo ubuzima bw'umuntu ataravuka, rikabamo ubuzima bw'umuntu yavutse, rikabamo ubuzima bw'umuntu etape iyo ari yose, buri pariti yose, buri etape umuntu agezemo iyo ari yose, yaba imyaka 5, yaba imyaka 10, yaba imyaka 50, yaba imyaka 80, yaba ubuzima bw'umuntu uwo ari we wese buba muri Bible, muri Bible cyangwa ijambo ry'Imana. Icyo bishatse kuvuga no kuvuga ngo ubuzima bw'umuntu wese ni cycle y'ubuzima bw'umuntu, kuko umuntu aravuka akagenda, ni cycle umuntu yinyuramo. Ni ukuvuga ngo rero na Bibiliya ni cycle, bivuze ngo byanga byakunda umuntu yibonamo mu ngeri zose, umuntu ashobora kwibonamo. Icyo rero nkora ni ukuvuga ngo, ariko ahanini nibanda ku rubyiruko, ko nayo ndi urubyiruko. Ahanini nibanda ku rubyiruko, ariko ntirengagije n'ingo z'abajene mari cyangwa se n'abasaza, kuko nabyo biba birimo. Ariko nkafata nk'icyumweru nkavuga ngo ubu noneho ngiye gutegura kuki, kuko ari nk'ibintu abantu bahuriraho. Ntabwo urugero nk'igihe nta muntu n'umwe utaba affected by igihe. Niyo mpamvu rero usanga nk'igihe nkikoraho, ariko icyo gihe mba ndebeye muri rusange. Ariko no kuvuga ngo inshuro nyinshi nkunda kwa pointinga ku rubyiruko, nkategura nkavuga ngo nk'iki cyumweru reka noneho nza pointinge ni igiki, nkasenga nkavuga ngo noneho ubu ngubu ngiye kuvuga kuri Danieli. Ntabwo nk'urugero nka kare nigishije navuze ku ijambo rya Danieli, ngo ariko ngo abazi Imana ikizabaranga ni ugukomera no gukora iby'ubutwari. Danieli yabivuze ari umusore, ugomba ninje muri kayi y'ubusore.
nawe uri mu bavugabutumwa cyangwa mu bantu batangiye gukoresha social media nk'intwaro ikomeye cyane yo kugeza ubutumwa ku mubare w'abantu benshi mu Rwanda. By'umwihariko impamvu nagusuye kugira ngo tuganire kuri TV9 Rwanda, byari impamvu zakomotse ku rujijo rwatewe n'ibintu ukuntu wabitondetse muri video iheruka ushaka kuvuga ku gihe. Wasobanuye igihe, utondeka ibintu, amafaranga, umuryango, igihe, ndetse n'ibindi ukuntu wabitondetse, ariko ntabwo wabyumvishe kimwe cyane cyane. Byatumye hari abantu bamwe bashishura iyo poste cyangwa bafata agace gato muri iyo video bakayipostinga ku mbuga zabo, nk'umuntu uzwi cyane nka Dekati. Twarabibonye abantu ibihumbi bibatera urujijo. Hari ubutumwa bwinshi bwacacanye bavuze. Ese waba warabimenye cyangwa ibyo bintu nawe warabibonye ko iyo video cyangwa ako gace gatoya kabashije gusharingwa? hari kuwa kangahe sinibuka isaha, ariko nari ndi mu kazi, hari nko masaa 11 umuntu aranyandikira. Nagiye muri groupe twiganaga y'abanyeshuri twiganaga muri kaminuza hari muri SFB. Ngiye kubona mbona bari gukora screenshot, ariko sinabyitaho, ngira ngo n'utuntu nagendaga nkora wenda ba screen bakoze, sinabyitaho. Noneho ngiye kumva numva umuntu aramamagara arambwira ngo ngo ugeze ujya ngo kuri account ngo y'umuntu bita Dekati, ngo Dekati ibintu byinshi, avuga ibintu byinshi, ngo Dekati nguriya ngo ntabwo muzi, ngo noneho ngo yagusebeje. No, ese Dekati ushobora kwibaza si umuntu, simbizi niba ibyo ari byose Dekati, simbizi, ariko ibyo byose afite purpose. Sindamubona sindamubona, ariko ibyo byose ni umuntu. Ariko uburyo yabimbwiye nk'umuntu, nk'ishyano riguye, vraiment ntago ari ishyano riguye, kuko ibyo ari byose na Dekati ashobora kuba yumva ubutumwa bw'Imana. Urumva, ni umuntu ushobora kumva abantu, ushobora kumva ibyo muvuga, simuzi. Ariko nanabyumvise icyo gihe, namubwira ngo jyaho ngo urebe ngo ishyano ngo ryaguye, ngo ubu ngo ajya gufata ibintu byawe ngo abicurike waye, ngo jyaho ngo urebe. Ndamubwira se byagenze biti? ngo ntabwo nguzi ibintu ngo byabaye kuri account ngo ya Dekati. Aramubwira ngo jyaho urebe, ngo ujye no mu comment ngo urebe. Biba ngombwa ndinjira muri account yiwe, njya kureba ko nsanga ibintu niko bimeze, nsanga abantu ba discussinzeho. Ariko hari ikintu tugomba kubanza kumenya, ngo ese niba ndi kuvuga buno butumwa, njye ntabwo ngomba kugendera muri negative side gusa, muri positive side gusa. Ngomba gufata positive side, nkafata negative side, nkakora analyse. Dukeneye kumva abantu bari kuri negative side kugira ngo ubwacu tukore analyse, ubwacu turebe ese ibyo ndi gukora byo bimeze biti, abantu bari kwifata gute, ungira inama nziza nayitange, ni na byiza. Vraiment ngewe ntabwo njija ko Dekati wenda yaba yarakoze ibyo bintu, urumva, ahubwo byaranejeje cyane, byaranejeje, kuko byamaye umwanya wo gukora evaluation, byamaye umwanya wo kuvuga ngo ariko ni igiki abantu bakeneye, ibyo nkora abantu bayifata gute. Prince yanumva aramamagaye ati wabibonye, ati biki? Ndamubwira nti no Prince, twe turi mu kibuga, urabyumva, turi mu kibago. Dekati Imana iramukoresheje, imukoresheje kugira ngo twisobanukirwe, imukoresheje kugira ngo tumenye negative side cyangwa positive side. Wowe rero be strong, ahubwo tumenye icyo abantu batekereza ku bintu byacu. Turi mu nzira nziza, kuko ntabwo ushobora gukora ibintu biri positive side gusa ku bantu bose. Hari abazaza bakudekuraja, hari abazaza bagukuraja. Abo bose rero urabafata ukareba, kandi bose ukabaha agaciro, kuko igihe cyose umuntu ukora njye singishaka n'umuntu umbwira ibintu biri positive side, kuko ushobora gutuma nirara. Vraiment ushobora gutuma nirara, mbwira n'ibiri negative side, hanyuma binkomeze, mvuge ngo ni iki ngomba gukora, aho nibeshye nkore move on, kuko nta muntu nigeze mbona akora ibintu abantu bose babyumva icyarimwe. Rero kuvuga ngo byaratrendinze, ngo byaratrendinze, Dekati arabikora simuzi, ni Dekati babarawo gutyo hafi aho ngaho. Ariko sinzi niba abantu mu Rwanda, sinzi, ariko ibyo yakoze ntago mujisha, ahubwo ngewe ndanamushima, kuko yabashije gufata. Hari abantu baba baraho bavuga ibintu bizima, ariko hari abantu batabazi. Rero urumva umuntu nk'uwa banaze n'igihe
no kugufata akagufata tu nabyo ni byiza neza yajya afata abavuga amafuti gusa no afata n'abavuga ibyiza rero abantu bakabibona muri context ngo Descartes ngo yafashe ngo video yawe ngo ngishyano ntago ishyano ryaguye urabyumva ahubwo banza umenye ngo uwo yafasha akamushyiraho uwo muntu yarari kuvuga iki kuko ibyo byose ahubwo ni umwe mu bantu bafasha abantu gutanga information icyo kintu ahubwo ugira mushimira ahubwo abantu niba create information ziri positive azifate azishyireho ntamyumva sinzi niba ngushubije icyo kintu ni ukuvuga ngo hari amagambo y'urucanege yakurikiye iriya video iyo urebye mu message ya mbere kugeza n'ubwo mu message arakiyongera ariko cyane kuri iriya video ariko umukobwa mwakoranye sinzi niba ari we Prince Yavuze hari amagambo menshi yamuvuzweho ese niyo mpamvu uyu munsi twasanze mutari kumwe cyangwa hari abantu benshi hari abantu bumva amagambo cyangwa bumva ibitekerezo nka biriya bagacika intege ku ma social medias ariyo mpamvu natangiye nkubwira ati iki gikorwa cyanyu ni igikorwa gikomeye ariko muzahona n'ibintu byinshi hari abagarukira mu nzira hari abagerayo hari abagera ku ntego bagahita babihagarika hari n'abagarukira mu nzira ni ibi ngibi bituma batagera aho bagera kuko iyo abantu babavuzeho ati wowe Prince ibi n'ibi ntabwo uzi ibyo kuvuga wowe umuvugabutumwa ati ninda nini amaturo wongera ngo warabibonye ese biriya byo ntabwo biguca intege wowe nk'uko abandi bigenda ariko sinzi abantu tugomba kubakira umuntu ugomba kumwakira uko ari kuko ntabwo buri gihe umuntu azashyigikira ibitekerezo byawe urumva ikindi nanone hari igihe umuntu ukura kwirengagiza wenda reka mvuge nko ku bintu bibiri icyo bapointinzeho abantu banze kwemera neza ko igihe kiza imbere umuntu wese ati time is money ariko mu by'ukuri icyo nashaka kuvuga ni iki ndatanga nk'urugero gato mbisubiremo impamvu natondekanyije nkavuga ngo igihe cyangwa se imana ahatari igihe washyira imana numva noneho hagakurikiraho umuryango hamara gukurikiraho umuryango hagakurikiraho akazi hagakurikiraho amafaranga impamvu wenda mbaho urugero rutoya wenda nabyo bizaba challenge simbizi niyo mpamvu usanga abantu rimwe na rimwe umuntu ubwe abanza kujya gushaka amafaranga yamara kujya gushaka amafaranga akaza kureba umuryango wiwe yamara kureba umuryango we akabona kuza imbere y'Imana ni ukuvuga ngo umuntu mu gitondo gahunda ya mbere abyukana ni akazi iya kabiri abyukana ni amafaranga urabyumva iya gatatu akurikizaho umuryango we iya kane agiye kuryama ariko akundi ngo mana urakoze ngo dore ngo wabanye nanjye muri bya bindi byose ngo kandi urakoze mana mu masegonda 5 akabara ryama tayari akongera kubyukira muri kakazi agakurikizaho amafaranga umuryango ugakurikira hagakurikiraho Imana ariko icyo nashakaga kugaragaza ni iki Satani ibyo bintu yarabicuritse ubundi kirazira ntago habanza amafaranga ngo akurikiraho akazi hakurikiraho umuryango Imana ize bwa nyuma wapi habanza Imana hagakurikizaho umuryango hagakurikizaho akazi amafaranga za nyuma ndabivuze barabivuze nyine baravuga bati umuvuga mutumwa wapi ibyo nibiki amaturo ariko amaturo ushatse kuyakoresha ariko kavuga kuri aricyo kuko kuri kurakiza umuntu ashobora kuyakoresha ariko akagaragaza ukuri cye numva nta kibazo cyabayeho gusa ntago aricyo cyatumye ikintu nshaka gusubiza ntago aricyo cyatumye Prince ataza Prince ni umunyeshuri iki gihe yari mu masomo tugomba turakorana urabona ntabwo twari tuzi ko muri buze ikindi nanone ntabwo ahondi ntabwo ari buri kanya tuba dufite uburyo dutegura ibintu icyo gihe nibwo abahari rero niyo mpamvu adahari ntabwo ari kubera iyo mpamvu nta nubwo ari n'umukobwa uri strong uzi impamvu iyo uzi impamvu y'ibintu urimo ntabwo imiraba iki bikunyeganyeza no imiraba y'amagambo no niyo mpamvu nakubwiye ngo kuba Descartes yaradupostinze hariya ahubwo twarabinezerewe byaratunejeje kubera yuko byatumye abantu batwereka icyo badutekerezaho ibitari byiza turabikosora ibyiza bavugaga make move on ni abantu babashije kumva uko utekereza ibintu cyangwa
ko muticuza kuba Dekate yarapositinze, akaba ari abantu bamwe batemeranya n'uko mwe mubitekereza. Reka wenda duhinira ahangaha kugira ngo wenda abantu babashe kuba noneho babona videwo zawe zikurikira, cyangwa babasha kuba babona izindi videwo mwakoze, bakora iki kugira ngo bazibone? icyo nabwira abantu, twebwe turi urubyiruko rwiyemeje gufata ukuri ku ijambo ry'Imana, transformed mu bintu bifatika, nta yindi papasi yacu. Fata ukuri ku ijambo ry'Imana. Niba bavuga ngo umuntu usoma ijambo ry'Imana ibiki ni umunebwe, ibiki n'ibiki, uko si ukuri. Hari ukuri ku ijambo ry'Imana. Iyo umuntu asoma ijambo ry'Imana akamenya ukuri, aguhindura ibifatika. Rero nta kindi, dufite revelation nyinshi, dufite ibyo dushaka kuvuga byinshi kandi bifite akamaro, bifite icyo bihindura ku buzima bw'abantu. Dufite kugaragaza amanyanga ya Satani yose atuma abantu bibeshya ku isi, ugasanga abantu babayeho bafata amakosa bakashyira imbere y'Imana. Kandi mu bintu bya mbere bibaho, mu makosa ya mbere abaho imbere y'Imana, ni amakosa yo kwishyiraho ikinyoma. Nagwa nk'urugero gato muri Bible. Adamu na Eva basoromye igiti, byabaye no ku muhungu wabo Kayini. Basoromye imbuto, Uwiteka arababaza ngo icyo mwakoze ni iki? Ngo wabigenjeje gutyo, ubikora gutya na gutya, wakoze amakosa. Undi aho kugira ngo ahita asaba imbabazi yumve ko ari mu makosa, ahita agira excuse. Amaze kugira excuse, aravuga ngo ibi byose wowe byagiye kuba wowe warubizi, kuko ni wowe umenya ibyo nkora mbere yuko mbikora. Imana iravuga iti uyu nguyu yandenzeho, uyu muntu ateye ubwoba, bituma Imana itabyumva neza. Rero inshuro nyinshi abantu bashyira excuse ku Mana, ariko yagaragaje ukuri. Uko kuri rero nuko dufata tukagukonvatingamo ibifatika, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo umupfapfa yoba inzira ze, umutima w'ikintu Uwiteka. Ruvuga ngo umupfapfa ni wa wundi kubera ubujiji bwe akora ibintu runaka, yamara kubikora gutyo umutima we ugasigara uvuga ngo Mana, ngibi ngibi nakoze, ngo urabona ngo ibintu ngo wakoze Mana, ngibi ngibi ngo nibibaho, kubera ubupfapfa bwe, ngo umutima ukinubira Uwiteka. Rero iyo umuntu atari umupfapfa aba ari iki? Aba ari umunyabwenge. Rero iyo umuntu ari umunyabwenge, wese ubwenge buvahe? Ngo buva mu kubaha Uwiteka. Kubaha Uwiteka bivahe? Gusobanukirwa icyo yavuze mu ijambo ukagikurikiza. Nicyo ngiki cyo twasaba abantu, rero nta kindi. Nibajye kuri channel yacu ya True Line, bamenye ukuri kwacu, hanyuma baduha ibitekerezo. Ufite icyazi tugisharinge, ariko dufate ukuri tuguhindure mu bifatika. Nicyo kintu cyonyine. Rero nibajye kuri True Line channel yacu, bakore subscribe, badushyigikire. Sinzi n'impamvu batadushyigikira, kuko nta kibi. Ibyo byose ndatekereza ko bazadushyigikira kandi bazabikunda, ahubwo badufollowing vraiment. Murakoze. Abanyarwanda babashije kumenya ibyo mutekereza cyangwa ibyo mukorana, aho biva n'imvano yabyo, n'icyerekezo mufite. Ntabwo twatinya kuvuga ngo muri abantu bakwiye gukurikirwa, muri abantu bakwiye gushyigikirwa, muri abantu bakwiye guhabwa ibitekerezo. Ni ibintu kandi koko byumvikana. Nimba umuntu avuga ibyiza, nimba umuntu akora ibyiza, akwiye gushyigikirwa kugira ngo ibyo byiza bigere ku bantu bose. Reka tugushimire mu kiganiro tubashije kuba twagirana. Naho ubutaha. Iyi ngiyi yari TV9 Rwanda, njyewe ni Ocean.